turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ari nako kandi tubibutsa ukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, ujye ubasha kubona ibyiza byose tuba tubafitiye. Murabizi ko ari twe company ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho imari zigurishwa kandi mu buryo bwizewe kabisa, imari z'imitungo itimukanwa, no kuvuga amazu, ibibanza, amasambu biba bigurishwa kandi biri ahantu heza bidafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Rwose imari zabyungura ni twebwe twenyine rero tuba tubafitiye izo mari zose zigurishwa kandi ku giciro cyiza cyane. Niyo mpamvu rero tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu, cyangwa se ukande sabone mu rurimi rw'igifaransa. Ni karibu cyane rero. Nkuko rero muri kubibona tubinjiriye muri estate nziza cyane, nta handi ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Rusororo, munsi gato y'Intare Arena. Ni estate nziza cyane irimo amazu meza agezweho y'ama etage, afite ibibanza binini, afite jardin zihagije. Aya mazu rero akaba ari amazu ajyanye n'igihe. Muri estate rero hari benshi cyane mwagiye mwifuza gutura ahantu hafite umutekano, ahantu hafite ibikorwa remezo, hafite internet yihuta, hatajya habura amazi n'umuriro, ahantu mudahura n'ibitaka kuri kaburimbo. Muri benshi cyane mwagiye mubyifuza, ariko noneho ubu ngubu kuri iyi nshuro Nzuri Business Group Limited yahabagereye, yabazaniye inzu nziza iri ahantu hujuje ibyo byose, ahantu ho kurerera, ahantu heza cyane kabisa, inzu nziza kandi ishaka amafaranga atari menshi. Iyi nzu rero ndakurarikira kuyigura ntigucike nyabuneka, kubera ko iyi nzu ni imari yabyungura, irashaka amafaranga make cyane, ndagusabye ntigucike. Reka rero twongere kubibutsa gukanda subscribe mwe mutarabikora, cyangwa se sabone, mukande kukazogera, mukore share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe zanyu nazo zikomeze kujya zibana natwe, zikomeze nazo kugera kuri byinshi byiza. Iyi nzu rero, iyi mubona aka kari hanze, iyi nzu iri hanze ni annex, ifite icyumba na salo na douche na toilette mu nzu. Iyi nini rero nayo ikaba ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira salon, salle à manger, cuisine, stock, ndetse na douche na toilette enye, ikagera na cuisine yo hanze. Aha duhereye ni muri salon. Muri salon murahareba ko ifite salon nziza kandi nini, salon rwose imeze neza cyane. Iyi ngiyi ikaba cuisine yayo iri moderne, cuisine yo mu nzu nkuko muri kubibona. Yisohotse muri cuisine yo mu nzu, urabona ifite na stock y'imbere. Wasohoka muri cuisine yo mu nzu ugana mu gikari, niwe uhita ubona cuisine yo hanze, ya indi y'amashyiga mushobora gutekera ibishyimbo cyangwa se ibindi bintu bitinda. Hanyuma wakongera gusohoka muri cuisine ugahita n'ubundi ubona muri koridoro ahandi hari umuryango usohoka hanze, ifite imiryango myiza cyane. Iyi ni douche na toilette, cyangwa se toilette y'abashyitsi bari muri salo bakoresha. Noneho wakata hano iburyo ukahabona icyumba cyiza cyane gifite douche na toilette, zifite douche zifite cabine. Hanyuma iki cyumba tukaba twakwita wenda nk'icyumba cy'abashyitsi niko navuga, kikaba gifite douche na toilette byiza, douche ifite cabine. Mwagiye muzibaza muri benshi ko mushaka inzu zifite amadushe ari muri ubwo buryo. Salo rero ikaba isohokerana hariya muri jardin, murabona ifite jardin nziza nini cyane. Twazamuka ama escalier, tuzamutse ama escalier niho dukomeza tugenda tubereka ubwiza bw'iyi nzu. Ifite ama escalier buri wese uko yaba ameze, ubumuga bafite bwose ashobora kubasha kuzamuka bitamugoye cyane. Hanyuma ukinjira mu nzu yo hejuru tubibutse ko hari ibyumba bitatu na douche na toilette ebyiri. Ni ibyumba binini kandi byiza. Tubibutse ko icyumba cyose cy'iyi nzu, buri cyumba kigiye kirimo garde robe cyangwa se akabati k'imyenda. Iki ni icyumba kimwe. Yes, iki ni icyumba kimwe muri bitatu byo hejuru. Iki cyumba nyine kikaba gifitemo garde robe nkuko mubibona. Kikaba ari icyumba cyiza kinini gifite plafond nziza cyane. Kikaba gifite view yitegeye za Masaka, hariya mu nganda hari hose. Hanyuma iki kikaba icyumba cya kabiri, nacyo nyine gifitemo garde robe. Buri cyumba cyose uko ari ibyumba bine kigiye gifite garde robe, kandi kikaba icyumba kinini cyane gishobora kujyamo igitanda kinini uko cyaba kingana
kose. Iyo uvuye rero muri ibi byumba bibiri twakwita nk'iby'abana, uhita ugaruka noneho ukaza hano kuri dushe na tuwarete yabyo. Iyi ni dushe na tuwarete ibi byumba bibasha kuba bihuriraho bikayikoresha byombi. Noneho rero ugahita ujya muri chambre principale cyangwa se master bedroom, nayo ifitemo garde-robe nini cyane yambukiranya ikibambasi cyose. Ubu ngubu twinjiyemo murayibona ukuntu ingana. Iyi rero ni garde-robe muri chambre principale, nayo ni nini cyane, noneho ikagiramo dushe na tuwarete nziza cyane rwose, irimo dushe nziza y'icyitegererezo ijyanye n'igihe, irimo baignoire, irimo amazi ashyushye, irimo tuwarete nziza, baignoire nziza yindi ijyamo abantu babiri. Yes, ubwo rero iyi nzu muri rusange ikaba igurishwa amafaranga makeya. Mwayibonye ko ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Ikagira kandi na cuisine y'amashyiga yo hanze, ikagira next y'icyumba na salon bifite dushe na tuwarete, ikagira parking y'imodoka 5. Parking nayo mwayibonye ifite parking y'imodoka 5. Sibyo gusa rero ikaba ifite na jardin nini cyane nkuko mwagiye mubibona. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko iri mu kibanza kinini gifite metero kare 450 hafi 500, ikagira ibyiza byose mwagiye mubona. Hanyuma kandi ikaba igiciro cyayo ari miliyoni 120. Iyi ni ya parking y'imodoka 5 nkuko nabibabwiye. Igiciro cyayo ni miliyoni 120 ariko ziri negociable, miliyoni 120 ziganirwaho. Iyi nzu ishobora kuba iyawe rwose. Hanyuma kandi ikindi twababwira no iyi nzu ifite view nziza cyane itegeye Masaka, Kanombe, Kabuga, ahantu heza. Ikabira ahantu huje umutekano, huje ibikorwa remezo, ni munsi y'Intare Arena gato cyane. Kuri miliyoni 120 ziri negociable, iyi nzu yaba iyawe ugatunganirwa. Tutagutindiye rero ushobora kuduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 Sibyo gusa rero, kubera ko ushobora kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, hanyuma tukagufasha kuri buri kintu cyose kijyanye n'imitungo itimukanwa. Reka tukwibutse rero kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose ni Nzuri Market. Kanda subscribe nyabuneka kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ciao ciao.